Hello guys, nkuko tusanzwe tubimenyereye, iyi ni AEO TV. Uyu munsi rero ntabwo tuje kubereka amazi nk'ubushize. Uyu munsi tuje kubigisha uko bateka inyama zitwa akabenzi. Uyu munsi tugiye guteka inyama zitwa akabenzi, niko karimo hano muri sorori yacu. Aka ni akabenzi, muze gukurikirana uko tugiye kubikora. Nizere ko muri abafana muze gukora subscribe, hanyuma twigane uko bakora inyama nziza cyane, ziraryoha cyane. Ni inyama bita akabenzi, nuyiryaho nayindi nyama uzifuza kurya mu buzima. Ikarayi yacu tugiye gutekamo akabenzi, nta kintu kiriwe kirimo, turayibereka. Akabenzi niko kibyarira amavuta dukoresha turi kugateka. Akabenzi kacu twagishyize ku ikarayi, iki ni igikoresho cyabugenewe kikumuka. Niki dukoresha turimo turahindura akabenzi kacu kugira ngo kaze gushya neza. Ndakeka mwakurikiranye, ntabwo nigeze nshyiramo amavuta. Oya, numukije ikarayi, shyiraho akabenzi kacu kaba kifitiye amavuta. Murumva rero ko ari inyama zidasanzwe. Mwemwe mwabona izindi nyama bateka badashyizeho amavuta, izi rero ni umwihariko, karaba karyoshye cyane. Nyamuneka tujye tuba turi kumwe, mukurikirane neza. Murimo murakurikirana uko ndi kubigenza, ntimwibagirwe ko ari Didi from AEO TV. Bantu wanjye nimujye kure cyane, nimujye kure, mube hafi twe turi kumwe kugira ngo duteke akabenzi kacu neza. Uri kukabona uko gatangiye kugenda gahinduka, karimo karagenda gahinduka rwose tukareba. Ndakeka arimo kureba mu kanwa hatangiye kuzuramo amazi kubera uburyohe bw'izi nyama, zitangiye kuryohera amaso. Nuko bitangira, mukurikirane neza. Hano rero ndi kumwe n'undi muntu, nawe witwa Ingabire, arimo arantegurira ibirungo ku ruhande. Ingabire, uhawe karibu, dore agatebe kawe ngaka. Uyu yitwa Ingabire, nawe niwe wize hoteleri. Yize ibintu bijyanye na hoteleri, nawe ibintu byose by'akabenzi abyumva kubi. Hanyuma ibintu byo gutegura ibirungo by'akabenzi abizi cyane. Ingabire ugiye kudutegurira iki? Ibirungo byo gushyira mu kabenzi kacu tugiye guteka. Dufashe kubitegura kugira ngo mu kanya dukomeze twereke abakunzi bacu n'abafana bacu uko dutegura iki? Akabenzi no guteka akabenzi kacu. Nk'uko mubibona rero abakunzi ba AEO TV, twaje kubategurira akabenzi kacu. Akabenzi ni inyama zidasanzwe, ni inyama zitameze nk'izindi dusanzwe tubona, ni inyama zitangaje cyane. Nk'uko mubibona rero dukoresha hano ibirungo bitandukanye. Aka ni ka seleri, aka ni agapavuro, izi ni inyanya murimo murazibona. Murabona yuko utu ari udukaroti. Aka ni akarungo ka tomato powder dukoresha mu guteka akabenzi kacu, ntabwo gasanzwe rero. Murabibona, iki ni igitunguru. Turatangira dukata utu dupavuro twacu, dukata pavuro zo gushyira mu kabenzi kacu. Pavuro rero ntabwo ukata binini, ukata dutoya kugira ngo mu kabenzi zitaza kugira ikibazo ziteza, zitaza kubangamira inyama zacu z'akabenzi. Dukata dutoya cyane twitonze kugira ngo inyama zacu zize kuryoha cyane. Turakata duto duto twitonze, nta kibazo, twitonze. Bakunzi ba AEO TV, mudukurikire murebe uko muteka akabenzi mu rugo iwanyu, mutagiye kugahaha ngo babahende, mutagiye mu mahoteli ngo babahende. Akabenzi urakitekera, ukagateka, ukabanza ukareba, ukamenya ese hajya n'iki, bisaba iki kugira ngo akabenzi kabe kujuje ibisabwa kugira ngo abantu babashe kugira gute kukarya. Murabona ko kahinduye isura, kahinduye ibara. Akabenzi rero nta mavuta dushyiramo, urabona ko aya mavuta arimo ni ay'akabenzi kacu yari asanzwe, inyama zifitiye amavuta yazo.
akabenzi rero iyo gatangiye guhindura isura ni ukuvuga ngo ya mavuta aba ari gukamuka agenda ashiramo gake gake, namwe mukomeza mucana kugira ngo amavuta akamuke, akabenzi kaze kumera neza. Inyama zize kuba zumutse, akabenzi kacu karyoshye cyane. Turakomeza tugahindura kugira ngo akabenzi kacu katagira guteka gashirira. Mukomeze mukurikire hataza kugira ikibacika, hatagira ikibacika, mukurikirane neza kugira ngo mujye mubasha kwitekera akabenzi hatagize ikibacanga cyangwa se ngo kirebe. Turareka rero umuriro ukaka, tugacana, ugafata udukwi ukagenda ucana wengeza neza nk'uko mubibona, kugira ngo umuriro wacu ubashe kugira gute kwaka neza. Twakomeje twibabwira akabenzi tugomba kugateka tukakaryoshya. Mu kanya mwabonaga Didi ari we ukarimo, ariko ngo ibintu byose ni uburinganire. Tugomba kuringanira no mu guteka akabenzi. Ntabwo abagore bonyine ntabwo aribo bateka akabenzi. Burya umugore yakabaye ateka, byaba ngombwa akakwifashishwa nawe ukaza ukamufasha. Akareka akabenzi mwakabonye, hari tugeze kubabwira ko kabyara amavuta. Niba muri kubireba neza, amavuta yabonetse, amavuta arahari, ugahindura buhoro gake gake ntugakirire. Nizera ntashidikanya ko buri muntu wese uri kureba iyi video azaduhamagara kugutekera akabenzi. Ndabizi neza muradukunda kandi nizera ko ibyo tubakoreye byose bijya birashimishije. Aka ni akabenzi n'ibiryohesha birayi. Abantu bize kera murabizi mu gitabo hari icyo bajyaga bita indyohesha birayi. Burya indyohesha birayi bavugaga ntabwo ari ibindi birungo, si ikindi kintu. Indyohesha birayi bavugaga ni akabenzi. Mu Kinyarwanda bakita ingurube. Barakubivuga gutyo, abatakarya bakagira ngo si inyama iryoshye, ariko muri uru Rwanda iyi niyo nyama we. Iyi ni inyama. Uzi umuntu aragategera akava ku Rusumo akagana mu Burengerazuba agiye kureba akabenzi. Ubundi izi nizo nyama we. Gusa nturuka kubera gafite uruhu ushobora kuba ari runini, turakagateka twitonze kagakama. Gashobora gufata iminota 30 witonze n'isaha yagera. Ariko iyo ukariye nta kindi kintu mu buzima wajya ubona naho irigenda ukaba wumva bayifata bakayibaga. Nizera ntashidikanya ko nta zindi nyama muzongera kurya. Twashyiramo iki kirungo mu kanya urabureba ibintu birabihinduye isura. Gusa ntabwo upfa gushyiramo, kwitonze gake 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 gake, ntabwo bavuka. Uraza kureba igihe turi bumare duteka kano kabenzi. Ubona ni umuhungu. Mwabonye ya mavuta twaberekaga, amavuta ubu nibwo agitangira kuza. Shaka kuvuga ko ka kabenzi mo murayabona. Aya ni amavuta kibyariye, aya nagira undi mumaro turi buze kubereka.
akabenzi rero ntabwo wahubuka iyo bagateka. Rero mu kanya nashakaga kubereka ko ubundi ari uburinganire mu guteka akabenzi. Reka nongere ntumire ba bakobwa banjye bagaruke bagateka. Dutangira naberetse ko ikarayi nta kintu cyari kiriho, amavuta na make yari ariho, ariko kugeza izi saha hamaze kuzamo amavuta angana hafi litiro yose. Murumva ko muri iyi minsi ngiye kuba ndiho neza, nta bintu byo kugura amavuta. Ubwo rero murumva kugura akabenzi ukakitekera nta cyiza nkacyo, kuko iyo ukaguze ukajya ugatekesha aya mavuta ntabwo bayagusubiza. Birumvikana ko amavuta aba ari ayawe. Icyo nabashishikariza rero no kujya mugura akabenzi mukakikorera. Abo bizananira bazashisheho mbanza nkabakorera, ariko ayo mavuta ntimuzayambaze, nanjye murabyumva uko bizagenda. Twakomeje rero duteka akabenzi kacu, muri kubibona ko karimo karagenda gahindura isura, gasa neza rwose. Mu minota mikeya ndi kubibara ku ntoki turaba dutangiye kuba twarya akabenzi kacu kameze neza. Nabibabwiye tugitangira ko nta nyama, wowe muntu utarajya ku kabenzi, nujya ku kabenzi nta yindi nyama uzifuza kurya. Abantu bajya bajya mu mahoteli ngo agiye gushirisha inkoko ya 15 cyangwa ifi y'10, hoya. Uzajya ugenda ugura akabenzi uzi ukikorere, niba ufite umufasha agufashe, niba utanamufite nta kibazo uzajya ukikorera kuko nabikwigishije. Murabona rero ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane. AEO TV ntacyo itazabagezaho. Nyuma y'akabenzi muraza kunyandikira kuri commentaire munsabe ikindi mwifuza. Icyo mwifuza cyose ko nabigisha guteka ndahari ku bwanyu rwose. Turi kumwe cyane, turakomeza duteka akabenzi kacu kugeza ubwo gahiye neza. Hanyuma bya birungo tugize kuza kubereka twaberetse ndetse turi buze kubitunganya neza, hanyuma tukabishyira mu kabenzi kacu kugira ngo karusheho kuryoha. Ku bakunzi b'agasenda, namwe nyuma y'uko mpishije akabenzi ndabereka uko bagategura, apana kugenda ukagura kandi kakabanga ukagenda kwishyura amafaranga menshi cyane. Oya, turi kumwe rwose, akomeza. Ariko nagira ngo mbakure mu rujijo abantu bari kubona twatetse kuri no karayi cyangwa se imbabura mukabona birimo birirabura, karayi iri kwirabura, imbabura iri kwirabura, mukagira ngo ni umwanda. Oya, ntabwo ari umwanda. Twagira ngo twereke abantu bose utabasha kuba afite gaze ko akabenzi yabasha kukitegurira akoresheje iyi mbabura cyangwa akoresheje n'amashyiga asanzwe ya kinyarwanda yifashishije inkwi. Kubera wa mwotsi rero uba urimo ugenda uzamuka, niyo mpamvu bino bikoresho bizana umwotsi bigahinduka umukara, ariko nta mwanda urimo. Twagira ngo tubashe kwereka buri muntu wese udafite gaze ko yabasha guteka akabenzi ke. Utazatinya ngo ese ko ngiye ntafite ibikoresho bya kijyambere. Hoya, gaze ngiriya irahari, twakabaye twabiberetse kuri gaze twakoresheje biriya bikoresho biri gusa neza kuriya bidafite imbyiro, ariko twagira ngo tworohereze abantu bose udafite gaze nawe abashe kwitegura akabenzi muri ubu buryo bwo gukoresha inkwi. Niyo mpamvu rero twabateguriye umunsi kubereka akabenzi ko tugateka twifashishije inkwi, tugakoresha n'iyi mbabura n'iyi karayi. Niyo mpamvu rero twahisemo buno buryo, ariko ubutani bunabishaka ko dukoresha gaze nabwo tuzabategurira akabenzi twifashishije gaze, kugira ngo abakoresha gaze nabo barebe uko bagategura bakoresheje gaze. Mwabonye ko akabenzi ko kamaze gusa, muri kubona ko kari gusa neza cyane rwose, kugira ngo muri kukareba hano. Aka ni akabenzi kacu rwose karimo karashya, muri kubona ukuntu kari gusa neza, kabereye ijisho rwose, kabereye ijisho, karasa neza, ubu kararyoshye. Murabona ko rero akabenzi kacu kamajije gushya. Tugiye kwarura akabenzi kacu tugashyira mu kindi gikoresho tugiye kwifashisha kugira ngo aya mavuta tuyakoreshe. Murabona ko aya mavuta ariyo yasagutse ku kabenzi kacu twatetse. Mubikurikirane neza murebe ukuntu akabenzi kacu kahiye kameze. Murabona yuko kahinduye isura, katameze nka kwa kundi twatangiye bwa mbere gasa. Murabona ko akabenzi kahinduye isura. Mukurikirane rero
ukuntu akabenzi tugiye kukarura tukagateka muri bya birungo byacu twakase. Murabibona yuko ibirungo twabiteguye biri hafi yacu. Akabenzi turakarura neza twitonze, aya mavuta tuyasiga ku ikarayi yacu kugira ngo akabenzi kacu kaze kumera neza tugatetse mu birungo byacu. Turaba dukuramo akabenzi kacu muri aya mavuta. Aya mavuta tuyasige ku ikarayi. Namwe ngira ngo murabibona neza ko akabenzi kahiye. Urabona ko gasa neza, karyoheye amaso, no kukarya rwose karaza kuba karyoshye. Ngira ngo abantu bazi akabenzi bakarya murabibona ko akabenzi kacu gasa neza cyane. Kararyoshye rwose. Akabenzi karyoheye amaso cyane. Ngira ngo namwe murakabona. Murabona ko aya mavuta avuyemo niyo turi buza twifashisha duteka igitoki cyacu, kugira ngo igitoki cyacu kize nacyo kuba gisa neza kiryoshye, tuze kukirisha aka kabenzi kacu. Ngira ngo murabona yuko aya mavuta ari yavuye muri aka kabenzi, nayo murayabona ko ari ku ikarayi. Tugiye guterura aya mavuta tube tuyateretse ku ruhande kugira ngo tubashe guteka aka kabenzi kacu mu birungo byacu twateguye. Muraza kubibona neza mwitonze ko amavuta avuye muri aka kabenzi kacu dore ngaya. Mwibuka ko mbere twatangiye akabenzi nta mavuta yari arimo, kandi mwongere kwibuka ko aka kabenzi tutigeze tugakarangisha amavuta. Aya ni amavuta yaturutse mu kabenzi. Ngira ngo murabyibuka neza cyane. Hanyuma rero tugiye kwifashisha aka kabenzi tugateka neza mu birungo byiza byacu twateguye. Ibi ni ibirungo pavuro, seleri n'ibitunguru tugiye gushyiramo. Urabona ko tubishyizemo. Ibirungo byacu tubishyizemo, turabanza tubishyiremo ku ngo bibanze bishye neza. Turabibutsa ko twashyizemo seleri, pavuro n'igitunguru na tungurusumu. Ibyo birungo tubanza gushyiramo kugira ngo tuze guteka aka kabenzi kacu. Birimo murabibona ibi birimo hano mu isafuriya: pavuro, seleri na tungurusumu n'ibitunguru. Hanyuma ibi birungo byacu nibimara gushya bino, tuhita dushyiramo inyanya. Tugiye guhita dushyiramo inyanya. Murabona ko bya birungo byacu bifashe amavuta, bimaze gufata amavuta birahiye. Reka dushyiremo inyanya. Hanyuma dushyiremo tungurusumu. Twigize kubereka akantu kitwa tomato powder. Kubereka akantu kitwa tomato powder. Aka kantu muri kureba hano, aka niko twita tomato powder. Tugiye kugashyiramo hano. Aka ga tomato powder rero nako kakozwe n'uruganda, kaba karimo inyanya. Dukurikirana neza ntitugushikanwa. Tomato powder dushyiramo agapaki kamwe konyine. Agapaki kamwe karabaye. Tomato powder agapaki kamwe karabaye. Hanyuma turabona tugire za nyanya zacu zibanze zishye. Hanyuma kano gatomato powder iyo kamaze gukora, dushyiramo kano kantu. Aka kantu murakabona, aka kitwa magi. Aka bagashyira mu nyama izo arizo zose cyangwa mu isosi. Aka kamagi rero nako tugiye kugashyiramo. Kaba kameze nk'akabuye, turabanza tukagahonda. Ushatse wakagenda ukavungura gutya, hanyuma ukagashyiramo. Tugiye guhita dushyiramo kano kawonja. Aka ni akawonja k'isosi. Nako turakavungagura
hanyuma turangiza dushyire muri za nyanya zacu. Murabona ko tumaze kugira gute kugashyiramo. Ikirungo dusigaje gushyiramo ni sesitomate. Sesitomate, tomato paste. Aka kitwa tomato paste. Aka nako tugiye kugashyiramo. Iki nako kongeza inyanya. Aka nako tugashyiremo. Hano hari umuntu utubereye ku buhanga bw'ibyuma uri kuducanira witwa Ingabire. Komeza ducaniremo kugira ngo ibirungo byacu bishye neza. Aka gapaki kose tugashyiramo. Kose tugashyiramo kugira ngo inyama zacu zize kuba ziri gusa neza. Tugashyiramo kose kugira ngo inyama zacu zize kuba ziri gusa neza. Ngira ngo murabibonamo hano ko ibi birungo byacu birimo birasa neza rwose. Tugiye gushyiramo za nyama zacu. Ni bya birungo tugiye gushyiramo za nyama zacu. Hanyuma muri za nyama zacu naho twize dushyiramo umunyu. Umunyu tugiye kuwushyira muri bino birungo. Ngo umunyu tuwushyize muri bino birungo. Ibi ni bya birungo byacu muri kureba hano. Ubu ibirungo byacu tumaze kubihisha, muri kubibona ko bimeze neza. Twashyizemo bya birungo byose twaberetse. Igisigaye tugiye gushyiramo za nyama zacu. Dore ngizi za nyama zacu tugiye guhita tuzifata, niturangiza tuzishyire mu birungo byacu. Muri kubona ko za nyama zacu tuzifite muri bya birungo. Ko turimo turavanga bya birungo, turimo turashyiramo za nyama kugira ngo zibanze zifate icyo twita ikirungo. Izi ni za nyamurya, hanyuma n'icyo wazirishije ukumva nacyo wakirya. Uri kubibona ko inyama zacu zirimo ziragenda zihinduka. ngira ngo namwe murabibona kuri kamera. Izi nyama rero murabona ko twazishyize muri bya birungo zahindutse. Ngira ngo namwe murabyibonera, zahindutse rwose, inyama zirasa neza cyane. Uko ibintu byagiye bikurikirana, tubanza tubereka uko dutangira duteka akabenzi, tugakaranga ku ikarayi, kabanza gakamukamo ya mavuta yose mwayabonye nk'uko mwabibonye. Ngira ngo murabona ko bya birungo byose twabishyizemo. Nk'uko Didi yabivuze rero, nta kidasanzwe mu guteka akabenzi, ariko twabazaniye uburyo bwo kugira ngo mukurikiremo. Ubu tugiye gukarura. Nk'uko mubibona, murabona ukuntu akabenzi gasa neza cyane, kahiye. Turimo turakarura. Buri muntu wese arabona ko akabenzi kabereye ijisho yakarya. Ni inyama nziza cyane ziryoshye. Turarurira muri aka gakoresho niko twifashisha, kugira ngo mwese murabibona. Nizere ko buri wese ari buze gukurikira AEO TV, mwibuka gukora subscribe kugira ngo ubashe nawe kwiga guteka akabenzi mu buryo bukoroheye. Twakubwiye ngo ushobora gukoresha gaze cyangwa imbabura mu buryo bukoroheye. Ibikoresho byose twabishyize hariya kugira ngo buri wese abashe kubona uburyo atekamo akabenzi. Kugira ngo mwabibonye namwe murabibona rwose, akabenzi kacu turakaruye. Kugira ngo murabibona neza, murabona ko rwose karasa neza cyane, karasa neza rwose, kabereye ijisho, kararyoshye no mu kanwa. Twababwiye rwose ngo ni karibu muze turye akabenzi kacu.
murabona ko noneho za nyama zacu zahiye twazariye ziraryoshye cyane kugira ngo murabibona ni inyama ziryoshye cyane zahiye ziroroshye ntabwo zikomeye ntabwo zigoye kuzirya ngira ngo namwe muri kubibona ukuntu tuzirya twishimye turyoheye amaso. Didi muramubona nawe ngira nanjye mwambonye izi ni za nyama zacu muri kuzibona rwose ko zimeze neza cyane muri kuzibona ko zahiye ziri gusa neza cyane rwose ziryoheye amaso ziryoheye n'igifu. Karibu cyane dusangire. Karibu dusangire. Murakoze murabona ko akabenzi kacu kahiye muri kukabona ukuntu kari gusa neza cyane karyoheye ijisho ndetse karyoheye n'igifu cyane rwose njabiri bakoze. Aka kabenzi kameze neza cyane bantu banjye nukuri twabahitiyemo akantu keza cyane k'uyu munsi mudukurikire murebe kano kabenzi kameze neza cyane. Niko Ingabire kuva watembera cyangwa se hagiretse kujya hehe yeretse kujya kuri Muhazi Beach warabwiye ngo wabateguriye iki akabenzi. Ese akabenzi kari karyoshye nkaka akabenzi nakubeshya akabenzi twariye kuri Muhazi nta hantu gahuriye n'aka kabenzi. Kabenzi twateguye kararyoshye gafite umwimerere udasanzwe. Nukuvuga ngo kano kabenzi twiteguriye twashyizemo ibirungo amavuta twabanje turagateka nkuko babibonye ngira ngo kuri kamera. Kabenzi gashiramo amavuta turagakamura amavuta ashiramo neza hanyuma dufata ka kabenzi kacu dushyiramo ibirungo twateguye ngira ngo mwabibonye kuri kamera. Mwabonye ko bya birungo twabiteguye turabikata byose tubishyira ku ruhande ngira ngo nkuko twabiteguye byose mwagiye mubibona. Hanyuma rero aka kabenzi ni umwimerere ni umwihariko kararyoshye cyane ntabwo gasanzwe. Aka kabenzi rwose ntabwo gasanzwe ngira ngo namwe murabibona. Nizere yuko buri wese yakurikiranye uko akabenzi gatekwa kandi karyoshye. Nukuri rwose murabona ko akabenzi ntabwo gasanzwe pe gatekanye ubuhanga bukomeye cyane. Urakoze cyane Ingabire ndabone kugashitura cyane kararyoshye cyane kakuryoheye cyane. Nukuri Didi nukuvuga ngo muturangira ahantu bacuruza za bya bikoko nyine twita pig cyangwa se twita ingurube arizo zibyara akabenzi. Nukuvuga muturangira aho ziri tuzigure turazigura ngiye guhita nkora icyororo nge nzorora kugira ngo Ingabire tugenda dufatamo imwe tuhita tuyicishaho twitekera iki akabenzi. Kararyoshye cyane kabereye ijisho kabereye n'igifu kameze neza cyane rwose. Dukomeze turye Ingabire ukumva ukuntu karyoshye cyane. N'abashaka guteka akabenzi mukurikire kuri AEO TV mudukurikirane cyane mukora subscribe kugira ngo tubigishe guteka akabenzi neza. Ingabire ntabwo nabimenye nuko bimeze Bega akabenzi akana akabenzi cyangwa ntabwo gasanzwe hehe no kuzongera kujya kugura inkoko ya 15 barabahenze ndababara ubu ndahari ku bwanyu. Ni Didi from AEO TV hamwe na Ingabire from AEO TV. Aka kabenzi ni wakarya konyine rero tugomba gushaka nicyo kunywa. Ingabire wama cheers tugomba kurenza icyo kunywa. Aka kabenzi nakomeje kukabereka ndabizi abantu bazareba iyi video muzagakunda cyane ariko mama nuza tuziranye mama nuze waruguririya mama nuze wundi wundi nyine baba mama babiri ndi kubabwira cyane mwakabonye nabahaye cyane na papa kanaka tubiziranyeho yamaniga yanjye yose naberetse bose mwese na boss kahuri wese naguhaye ku kabenzi mwiwe cyane kararyoshye nabize kugakunda cyane. Akabenzi kacu kahiye neza ariko nagira ngo nihere ku bantu nkunda cyane. Uwa mbere ni wa muntu tubiziranyeho usutse dread akira ngo ndavuga dread z'umusatsi gusa akira wa wundi duhuje ku matwi nyine utuntu nk'utu muri kureba ku matwi akira sinakwibagirwa ufite n'umwana ujya kungana n'uwanjye twagiye papa kanaka nawe akira wa wundi dufite aho duhurira akira nawe mukobwa wanjye urabizi neza ko ntakwima akira nawe umumege tuziranye nawe naguhaye titisi sinakwibagirwa. Murakoze cyane nkuko mubibona rero iyi ni round ya kabiri tugarutsemo ya mavuta ntabwo tuyapfusha gusa tujye kuyashyiramo cya gitoki cyacu mukurikirane neza. Iki ni igitoki cyacu turashyira muri ya mavuta ntabwo tuyapfusha ubusa duhita tuyashyiramo ahubwo igitoki
cya gitoki cyacu turagiteka neza hanyuma tuze kukirisha ka kabenzi kacu kuko ntabwo warya inyama zonyine. Ariko ziriya nyama uburyo zari zinaryoshye rwose utihanganye wanazirya. Ubwo tugiye gukurikirana igitoki cyacu kibanza. Turimo turakurikirana cya gitoki cyacu. Turagihindura nacyo kugira ngo gishye neza. Iki gitoki cyacu tugitetse muri ano mavuta yacu yavuyemo ka kabenzi. Igitoki cyacu kiraza kuba ari igitoki kiryoshye cyane kuko kiraba ari ifiriti. Kiraba ari ifiriti iryoshye neza cyane, atari ifiriti ariko zisanzwe. Kiraba ari ifiriti yatetswe mu mavuta y'akabenzi. Yego muri kubireba uko kino gitoki cyabaye cyiza, muri kubona ko ari ifiriti nziza cyane rwose. Iki ni igitoki dutetse muri ya mavuta yabyawe n'akabenzi. Nukwanga ni amavuta yavuye mu kabenzi. Ushobora guteka rwose hano igitoki cyose wagiteka kikarinda gishiramo kuko aya mavuta ni menshi cyane. Si igitoki gusa batekamo, n'ikirayi ugifite wagishyiramo, ariko igitoki kuko ngiye aricyo nkunda nicyo nakoresheje uyu munsi. Ariko n'ikirayi wagishyiramo kubagikunda, n'ikijumba wagishyiramo kubagikunda, nta tutashyiramo n'umwumbati wawushyiramo. Icyo ushaka cyose wagitekamo hano, biterwa n'icyo ukunda. Urabona ko ndimo ndacyarura rwose. Ubu turimo turategura ibirungo turi buze gushyira muri cya gitoki cyacu. Ni ukuvuga ngo izi ni inyanya ndimo ndakata. Murimo murabireba ko ari inyanya ndimo ndakata. Izi nyanya zacu ndimo ndazikata kugira ngo tuze kuzishyira muri cya kirungo, muri cya gitoki cyacu. Turakata inyanya, murimo murabireba, ni uburyo busanzwe. Abashoboye kuzirapa bakoresheje rape barazirapa, ariko ngiye kubera ko ntakunda inyanya zirapye, niyo mpamvu ndimo ndazikata muri ubu buryo. Rwose inyanya zose ufite wazikoresha, zaba ari nini cyangwa se ntoya, inyanya zose wabona wazikoresha nta kibazo. Hanyuma tugakora ibirungo bya cya gitoki cyacu. Ibirungo bya cya gitoki cyacu tugiye kubitegura dushyiremo neza, hanyuma duteke igitoki cyacu neza. Iyi ni ya tomato powder nize kubabwira kare. Iyi niyo nshyize mu birungo by'igitoki. Turakomeza gushyiramo cya gitoki cyacu cyahinduye ibara gitangiye guhinduka. Twagishyize muri bya birungo byacu. Murabona yuko igitoki gisa neza cyane. Bya birungo twari twateguye nk'uko Didi yabiteguye, ngira ngo mwabibonye, kirasa neza cyane. Iki gitoki cyacu cyahinduye ibara. Mukomeze mukurikirane uko bateka igitoki. Mwibuke ko ari ya mavuta twakoresheje mu guteka igitoki. Ya mavuta y'ibenzi niyo twakoresheje mu guteka igitoki. Ibirungo nabyo ni bya bindi murabyibuka twakoresheje, byose mwagiye mubibona uko byagenze. Nizere ko mwabikurikiranye nta kizabagora mu guteka igitoki cyangwa se guteka ibenzi mukoresheje amavuta yayo. Murabona ko rero nta gihombo guteka ibenzi. Amavuta niyo ukoresha mu guteka igitoki. Nk'uko mubibona, murabona ko igitoki gisa neza cyahindutse. Murakibona kiraryoshye cyane. Ni igitoki gisa neza cyane. Turacyarura rero tugishyira muri aka gakoresho. Murabona ko ari igitoki kiryoheye ijisho, kiryoshye cyane.
buri wese yakwifuza kurya kuri iki gitoki, buri wese yakwifuza kurya kuri iki gitoki rwose. Ni igitoki kiryoshye cyane, kirimo ibirungo bitandukanye kandi byiza, bitari bya birungo bijya bidutera indwara. Ni ibirungo by'umwimerere, kugira ngo mwabibonye mwese. Murakoze rero, ni karibu muze ku meza dusangire iki gitoki cyacu, mutibagiwe na ka kabenzi kacu. Murakoze cyane. Akabenzi kacu katunganye muri kukabona ngaka, muri kubona ko na cya gitoki cyacu, ya firiti y'igitoki twatetse muri ya mavuta y'akabenzi, muri kuyareba. Ingabire dufashe kubereka neza, muri kubireba akabenzi n'igitoki ko bimeze neza cyane, ubu byahiye. Iyo tugiye gukora ni cya gihekane. Ni ikihe Ingabire? Tugiye gukora igihekane. Yego, tugiye kurya rero cya gitoki cyacu. Murabona ko kimeze neza, cyahiye. Twagitetse mu mavuta, turangije dukora ibirungo dushyiramo. Murabona ko igitoki cyacu kimeze neza cyane. Ingabire wabereka ako kabenzi ukareba ukuntu kameze neza cyane. Kabenzi ngira ngo barakabona ko bigasa neza, karasa neza. Mwagiye mukabona kenshi, twagiye tukagarura kenshi, ariko namwe ndabizi ko karyoheye ijisho ryanyu, kararyoshye no mu kanwa. Rero tugiye kurya, namwe ni karibu muze dusangire kuri ibi byo kurya twabateguriye. Ngira ngo murabibona neza cyane ko bisa neza. Icyo twakora ni ugutangira tukareba gute. Ubu noneho twatangira tukataka, buri wese yataka icyo agize ate ashoboye. Hano kuri AEO TV ibintu birahari cyane. Turategura, ubundi turategura. Ntabwo bisanzwe none. Igitoki kuma kimeze gite Ingabire? Ntabwo iki gitoki gisanzwe. Igitoki kiraryoshye cyane, kiraryoshye cyane. Harya akarere bakunda guhingamo ibitoki cyane ni akahe? Ni Kirehe. Ni akarere ka Kirehe. Ubikoze neza cyane. Amanota yawe 10 urayabonye ku 10. Aka karere rero karimo bino bitoki rwose, ubu tuvugana niho duherereye. Niho ibitoki byinshi bituruka. Biryoshye bite? Kurisha akabenzi none urumva bimeze bite? Ni ibintu bidasanzwe cyane. Biraryoshye. Bimeze neza cyane. Ariko ni karibu namwe muze tujye, turabatumiye rwose muze dusangire namwe, ni karibu. Bakunzi ba AEO TV, icyo tubasaba ni likes, comments, subscribe and shares. Birakenewe cyane kugira mukomeze muri video nyinshi. Uyu munsi twabakorera akabenzi, ejo tuzabereka uko bakora amandazi, speciale, chapati, keke, byose tuzabibereka. Mbese turahari ku bwanyu. AEO yaje ku bwanyu rwose, ntimurambirwe. Ni karibu cyane rero, muze dusangire. Abashuti banje bose muze mbihere. Mama kanaka uze nkuhe, mama nuza nawe sinkwibagiwe. Mwese muze inshuti zanjye, mwese abo twicaranye ku ntebe y'ishuri, mwese n'aba bandi twajyaga dukina n'iby'abana, mwese ndabatumiye cyane. Ni karibu muze tubihere ku bintu byacu twabateguriye. Ngira ngo mwabibonye mwese, ntabwo bisanzwe. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni video idasanzwe. Icyo dushaka ni subscribe, muyikore rwose neza. Bye bye, tuzasubira ubutaha. Igikorwa twe twabateguriye uyu munsi naha kirangiriye. Turabakunda cyane. Ni AEO TV Didi. Bye bye. Hamwe na Ingabire, murakoze cyane, turabashimiye. Mukomeze kwitabira AEO TV, mukora subscribe, shares, comment, like, mudukurikira cyane. Turabakunda. Ciao ciao.